namwe n'ibyo wanyu mutoni byose turabizi. Ikimenyetso cya mbere wekurira komera waje kumenya ute uyu mwana w'umukobwa? Uyu mukobwa witwa Queen. There is a school I run, so rikunda gufasha abana batishoboye, ariko nyine hariho nk'agashiringe nabwo ko batumaga abana kwako kugura ibizamu. So uyu mwana Queen yarari muri abo bana bo waze kugatuma agashiringi k'ibizamu gasanga atakabona. So no matter what I do kuri abo bana, I pick interest in those cases. Nkababwira nti uyu nguyu mutagira ico mutuma, I will be meeting whatever is required on her behalf. Afterwards ko bakinze amashuri, hariho ka save ko twakoze muno ka IGC ka Water for Virunga. Twari turi kuva Kabonero narindi na timu ba save yazibona rindi nabo tugezaho aba batwa nyine nkorana nabo cyane. Bari kuva mu Batwa trail mu Gahinga, bagezaho barahagarara turaririmba turabyina hamwe. Queen tone namubonye muri yo group, so bagezaho bagiye Queen araza arandamutsa abana narindi no bagezaho barambaza ngo ariko nguriya mukobwa ngo numutwa. Ngezo kureba neza araza, noneho nibuka ko yigiraga muri iryo shuri ko namufashaga aho ngaho. Twagiye gusura wa mwana w'umukobwa bita Queen, umwana bavugaho ko bitewe no kumufata nabi, afatwa nabi n'ababyeyi be bamwibyariye. Ubu noneho akaba acumbikiwe n'umuryango w'Abatwa mu Nyarusiza, kugira ngo turusheho kumenya ese ibyo bamuvugaho ni ukuri. Muraho neza? Yego. Amazina yawe akwita nde? Ni FLAVIA Nyiramugisha. Mumeze mute? Turaho. Ubuzima bumeze bute? Yeme ubuzima buraho mpora bo nta kibazo. Ngo mwungutse undi mwana mu muryango. Undi mwana mu muryango, mbona Imana iramunjaniye, yeme umwana ndamwakira, yeme umwana kandi n'umwana mwiza. Umukobwa habaye turaho tubona araze. Umwana aradutekerereje tubona ararije, yego kobwa kurije n'ubuhoro. Ubwo aho mwari muhuriye he? Kwari mu rembo ryanje. Umwana ari kujamuka ati ndi gushaka aho nabona uwandamira, wenda mare ha kabiri ejo mu gitondo njabajirije niba bari kwambuka nk'iyihirya, wenda bajane mfiteyo abanje ati bashinje kwicara nabo, ati data aranyobeye. Nukuri muri Abatwa cyangwa ntabwo muri bo? Turi Abatwa. Turi mu muryango w'Abatwa. Tuba twaribye ta bushobozi bwo dufite, ariko twabonye nawe nyine ariko kubonabona turavuga tutereka abandi natwe nyine nkatwe nyine abantu b'Imana turamwakira aba hano tumureberera neza, tutibura aha ngaha tukureberere. Nta kibazo cye n'umwana witonje, ariko twe twarobewe kugira ngo umubyeyi aburabuje umwana muteganyishe. Iyo umuntu abyaye umwana niyo baba bana 10 n'abangahe ntabwo umuntu yananirwa gutabareberera. Nanga yaba afite nk'undi mugore ari nka nyina wabo yamurera akamurera nk'uko yarera abe bana. Umwana aradutekerereje tubona ararije, yego kobwa kurije n'ubuhoro. Ubwo aho mwari muhuriye he? Kwari mu rembo ryanje. Umwana ari kujamuka ati ndi gushaka aho nabona uwandamira, wenda mare ha kabiri ejo mu gitondo njabajirije niba bari kwambuka nk'iyihirya, wenda bajane mfiteyo abanje ati bashinje kwicara nabo, ati data aranyobeye. Nuko umwana aradutekerereje ati data yaratunanije, njewe kandi n'umwana mwisi cyo data mbwira ndagikora, yaba ari iki yari mama wacu ngose agasahane nangwa agasiraho ibyo kurya nkabicanira, ariko bahenga maze kubiteka bakabintesha sindinde kubirya.
umwana akariya ni umuntu uravuga imizigo ikaza ati humura washohoye nta kibazo. muri aho wa mukobwa mwiza we Yego. bakwita nde? Musaby'Imana Queen Esther. Iwanyu ni hehe? Iwacu ni Kisoro ariko mvuga kavukire yacu ni Rwanda. none Gisororo waje kubayo ute? Tari Kisoro ni hari Kisoro. Ni data wari dutorokanye tuvanye kuri mama musiga muvunnye umugongo Ihehe. mu Rwanda. none ni ukuvuga ngo iwanyu ni mu Rwanda. Iso ninde? Musaby'Imana Jean Claude. kandi mama wawe? Imana Clementine. hano ho washakiye icumbi bagufashe bate? Baba baburaye nanje ndaburara. Babwirirwa nanje ngabwirirwa ako baba babonye nanje akaba ariko ndyaho. ariko hari amahoro hano? Kuba mbe bimwe byo nabonaga iyo ngiyo mu town bimwe nta nubwo nkibibona hano. utabona wabonagaho ibiki? Bumwe nabaga nicaye mbe nkabona nicaye nk'iruhande rw'uruzi. Narangiza boni naba nicaye nkabona ndi hagati y'abantu babiri, ndi hagati yabo nimwe nicaye. Sasa bafite nk'amahembe gashinze hejuru. Ubundi narangiza nkabona mbe ndi kugenda nkumfashe igise ndi kugenda ndakitera nk'umumunda, narangiza nkashiduka ndi kwiruka. none wowe hano Nyarusiza wagezeho ute? Nabaye ndi mu town Kisoro. Mbe harimo abandi batwa mbe nakundaga gukina nabo. Bamwe bansagaga mu rugo, bamwe bakanyuraho mbe mbabaye ndi kuganyira. Bakanyuraho mbe bamwe bakanyuraho nicaye nko ku muryango ziri nka 11, bamwe bakanyuraho 10 mbe ntundamye ku muryango. aho ni kuwe muryango wa hehe? Muri Mikingo Batwa. kubera iki wumvise ko ahantu ushobora kumva ufite umutuzo ari mu Batwa? Nuko nabonye abo bakobwa nababwiye ibyanje. Kuba data yaramaze iminsi ari kumpigira ashaka kugira nyice. Ndangije mfata mbe kavukire uwo mugore yari muciye. Nuko nja kubera muciye umugore wara mbe mwene nyina w'uwo mugore. Arampigira ngo nimuvire mu rugo nta mwana we yari yabyara. Mvaho ndavuga ati ngo ubwo bose bari kumpigira ngo kamanuke mu rugo, ngo kamanuke nje gushaka aho nja gukora ngo hepfo. Ko hepfo yaho hari ahantu hariho nk'urupangu. Ndagenda niho nagiye ndababwira nabo mbabwira uko mbayeho. Ndamubwira ngo nubwo tampa kukorera sente ariko ukamfata nk'umwana mu rugo. Arambwira ati nkunda gufata nk'umwana mu rugo, niba ukoze nabi ndaguhana nk'umwana wanje, ubu mbe ngufate nk'umwana wanje mu rugo. Nuko turakora mbaho nkagenda ndafatanya n'abana be. Mbe nagiye ariko ko wa mbere kwa gatatu mbona uwo mugore warasohoye. Ati ngo ngwino aza mbe yarari n'undi mukecuru. Uwo mukecuru arakomanga mbe yakora undi musore w'umurinzi w'abagabo. Aramwakora arambwira ngo niwe ashaka. Ndagenda amaje kugura gate. Ngiye gukubita amaso hirya mbone ni wa mugore ari nawe. Nuko niho nagiye ndi kwinjira ngenda ndi kumwakora ngo mama ngo dore mukada ataje ari kumpigira henda kunyirukankana. Mbe no hirya ngo kutoye hari abafundi bari gukora. Abo bafundi nibo bahise baza kubera bamwe bari bazi imibabare yanje. Nuko barangije nibo bahise bavuga ngo umwana ngo na mwene nyoka aramuhigiraga ngo kandi namwe n'ibyo wanyu mu town byose turabizi. Kimenyetso cyambere Komera Kamba bushobane we kurira ho gukomera. Igira gikeneka. Humura sibyo? Nta buzima bubi buhoraho sibyo? Wabonye n'umubyeyi sibyo?
none ufite imyaka ingahe? 14 years. Waba uri mu ishuri? Waba uri kwigira he? Kisoro here. Waba uri mu ya kangahe? Primary 6. So wari kwitegura kuba waje mu ya 7? Noneho se Kisoro here buriya ninde wagufashaga? Wabaga uri gutaha he? Bamwe natahaga aho ngaho muri Mikingo kubera bamwe negeraga aho Rabani yazanaga abasuri, nuko naho yabonye mbe Rabani atanditse kugenda aramfasha, nuko amvanaho anjana mu Utari primary kubera bamwe nagendaga no ku ishuri mbe no mu mugongo hose yintoza heze yibisebe menda ari kwambara na uniform ngimfate, nuko narangiza nkagenda abana bakoshore nibo bampumurizaga n'abatica. Narindi kugira ngo mbe ndi hano ngo kandi nabwo mbe nk'ubu bikomeje kwanga banyambutse Rwanda. Hano ntabwo uri kumva hahagije kuba wabaho? Aha niho n'abandi kugira mbe mbone nuko niga kugira ndangize. Ubonye wo kugufasha kwiga wakwiga? Ndera abana benshi ibintu hari warunaniye, nakira umwana uraza akaja tukamwakira nguko narera iki wanje. None umwana aradutekerereje ati data ubu byo uri kundeba wa mubyeyi we, ubu ngubu rero ni kaka arambira kaka bumwe mama ati data yararebye akaja ngo aje kungurisha, ati nibyo muri kureba ntabwo nderereye mbaga ndiki ndusha kiri kugenda ati maraga kanya ati nkabona ibintu ati biri kugendera hejuru bifite amababa bifite umutuku bifite inkota, ati nje byaranyobeye ati kandi nkabona nicaye mu kijenga cy'amazi. Ati humura umwana tugatogeraho tukamushabira tukamushengera, umwana ati humura, umwana yeme yadutekerereje mbashi nanje ndarira ndije uyu mutware wanje aravuga ati humura komera, natwe ahubwo dukora iki dushengera umwana we kugira ikiniga ngo nawe agira ikiniga. None umwana ni wo ndaha kumwe nawe, umwana aradutekerereza naryamaga nkaba nicaye mu wacu, ati nkabona ibintu biraje ibintu bikaja byaja, ati mukanya nkaba ndarandamye, ati ahubwo ngahwera ati data ari kugira ngo ndarure. None umubyeyi mwiza munyampuhwe, wowe nk'umuntu ufite umuryango w'abana 5 namwe ubwanyu mutishoboye, wowe ntabwo wumva ari nk'umutwaro wikoreye? Umutwaro umana utwo ndabona twose ndatubona dusharangaranye mbagaburire, kandi nimbagaburira abana bumve barishimye nta kibazo. Ati mama uri kuduha ibyo kurya atari kubundi kubirya nkumva ndanejerewe nta kintu mpahamye mfite nta mitima mfite, ati nuko kaka. None wowe buriya ni gute wabyumvishe kubona abatwa akenshi bakunda kubanyuzamo amaso muri abantu badashoboye mudatunze, noneho ukabona ari wowe uri kureberera umwana utari umutwa? Ni gute kuri wowe ubyumva? Numvishe nishimye cyane ku mwanya na yakira umwana, ni nguko naje uwanje yaba ari kugenda umubyeyi we nawe akamwakira muri bwa bwoko ki bwacu. None uyu mwana witeguye kubana nawe? Ntaho murambiwe, umwana Imana yaramumpaye ije jamurera, namwe dufatanye nimubona ibya amashuri gaje mujaja mwakira iki umwana, ariko nkuriya mugabo nawe akwiriye gukurikiranwa kugira ngo je kubinga umwana. Imwana ari imfura ye umwana mutoya w'umukobwa Imana imuhaye, abandi bari kurira iwe akabona bakuja kunaganaga. None wowe ikibazo curi kumva wenda kikugoye nk'umubyeyi w'abana 5 wiyongeyeho undi mwana, ni ikihe wenda cyo watubwira kugira ngo n'umuntu waba arenda kugufasha ahera aho ngaho amenye ngo ndahera nja gufasha uriya muryango? Mukwiriye kundwanaho, mwaje murabona utushi tugeze namwe mukagira ati katuje kureberera aho wa mwana wacari. Manya buri ubwo yani mu maboko ganyu, ni mwewe
muramiye turafatanya none mukomeze muturwanye ubu byishimo ni byinshi ubu hari hose ari kugira ati ubu nabonye ababyeyi banje nababonye bafatanye n'ababandamiye. Kuri wowe ubyumva ute gusanga noneho so kubasuzugura ariko abatwa usanzwe ni babandi bafite ubutunzi bukeya gusanga noneho nabo ubwabo bari gufasha noneho hatabayemo kuvangura ni gute ubyumva? Muri iyi minsi ahubwo dusigaye tumeze neza, buriya uko abantu badukengaga ntabwo ariko bikimeze, ubwo nk'uko nkubwiye witoroye ahangaha buriya urasanga dufite abandi bana tureberera batarabatwa, bamwe batuvutsemo twewe nk'abatwa ariko turi kubareberera. So ni ikintu cyiza nyine ni ukunoza umubano mwiza hagati y'abandi bantu duturanye. So iki kintu ni ikintu cyo dufite gukomezamo nk'umuryango w'abatwa, tugakomeza twakira abantu bose batugannye, tukabereka ngo natwe na duke two dufite hari ukuntu ko twashobora gufasha abandi bantu bakoze iki batishoboye. So ntabwo nshatse kugushaka mu ijambo ariko buriya kuvuga ngo natwe nawe uri umutwa. Nshobora kuba ntari umutwa ariko igihe mbanye nabo cyane ubu nanje unyise umutwa ntabwo byandakaza, kuko nabo n'abantu nkanje bava amaraso nanjye nkayava kandi amaraso yabo si umukara yanje akaba umutuku, twese turi bamwe. Dr. Musaby'Imana nivuga ngo twese turi bamwe, so twese turi bamwe nta mpamvu mbona kubarobanura ko iyo turi mu muryango wababaza turi hamwe tuba turi gusabana, niba ari imboga twatetse tukazisangira, niba ari kijumba umwe akarumaho n'undi akarumaho, ariko byose tugakora iki tukabisangira. So igihe cyo kurobanura cyarashize, ubu dukoze iki turi mu gusabana. Ko nk'igihe nakweretse hano dufiteho abana babyawe n'abahutu, none ubwo niba twarageze igihe cyo kugira ngo tubabyaremo nicyerekana ngo ngubwo kiriziya yaciye kirazira. Twerekemo umwana wawe. Nzamukwereka ikindi gihe, ariko ndi kukubwira ngo uko ibintu byari bihagaze mu gihe cyashize ntari kuba ngubu bigihagaze. Kurabona abo bakobwa buri kubona ni abakobwa beza cyane, umuntu atamukweretse ngo ni umutwa nawe nibura unugushakisha aho kurongora wakora iki, wamujyana mu rugo n'ukuri kw'Imana.